ntabwo zikorajyaga nkuhamagana fore ntuyifate Shambabarira ntabwo ari ukubura mwanya cyagenze ute Shamane ni ukuri ntabwo ari ukubura nubwo ari ukukwanga ariko Shamane nyine ibintu ni danje mwana hari ubwo najyaga nsanga nyine wa mama wambuze nayo mfite agatelefone gatoya indi nayo mfite nyine barayimibye noneho nyine umva kano n'agatelefone shaka arasakuza ibaze ko nyine najyaga ngashyira muri silence kugira katansakuriza nyine numvaga nimereye nabi avuga ati bamamagaraga rimwe ntanumva umutwe uramenetse ubwo ari uburyano bajyaga banshaka nyine bakambura bitewe n'uko yabaga silence none se tugiye kibazo babarira ikibazo si mwana sha ntabwo si wameze ute shameze neza mbese ibintu biri kugenda neza byose mbese neza nabonye waranabyibushye we tubizi siye uri gutekereza neza ukarya neza nta mpamvu utabyibanye abandi bana nese ufite ikihe kibazo ko nubwo ufite agahinda ahubwo se mbwira we amakuru ya Justin ndumva Justin ameze neza rero ahubwo se ko nawe se mukundana mumeranye utera shanyine mwana umvaga mumbwira Justin wabizi ko twari dukundana umva nyine hari ukuntu byagenze nkundana n'undi mutipe ariko sha Justin yarankundaga cyane byihoreye nyine ndabizi cyane mwangiraga n'ishyari maze ntabwo wabibona nawe ntugakabe nyine urabona nakundanye n'undi mutipe na Justin byitwa ngo turakundana ariko mutipe nyine yaranyushyaga mwana yanyeraga ko ari umuntu wa danje afite ibintu birenze afite gahunda nabona Justin rero nawe urabizi ko ari bwo yarakiva ku ishuri akirangiza kaminuza nyine ubu akiri gushakisha ubuzima nabonaga umusore afite gahunda mwana rero Justin murya sinibiye nako kagena ariko ibaze ko yanankundaga kurenza n'uwo mutipe ahubwo numvaza ubushyuhe nari mfite we kuba numvaga nshaka nyine numvaga uwo mutipe afite gahunda ashaka ko tubana ariko yari afite n'ibiceri nyine ubwo nanjye ubwo mubonye gutyo ndasara ubwo Justin nkajya murya sini ku buryo nigeze no kumubwira nabi we mubwira nabi byadanje shama none se mwaratandukanye cyangwa cyari ubu se ukumva nari kumubwira nabi kuri nyine yagerageje kunyinginga agira ariko ndamukatira ubwo ni bwo buswa wakoze ariko ntabwo nakurenganya ariko Justin uracyamukunda nyine ndacyamukunda erega nanjye nanamukundaga nuko ibyo biceri by'uwo musore nyine n'ubyo yajyaga nshyushya nyereka ko ari tayari nyine nibyo byatumye Justin nyine mukatira ariko ntabwo ari uko ntamukundaga nanamukundaga kurusha n'uwo mutipe ariko nyine rambabaje none se ugira ngo ufashe nyine mpaka mubwire ibintu nshaka kumfasha wowe ndabizi Justin kuva na kera nyine nubwo ari brother wawe mwari muri inshuti mubyumva cyane nyine ndandi kugira ngo bingiremo basi urebe ko twakongera nyine guhuza ni ukuri ndamukunda Ndabera noneho uri kuri protocol ugiye se noneho umukobwa wacu ugiye ibyo se birakureba aha muri kino gitondo ibyo birakureba wajya umayindiga bizinesi zawe njye mayindiga bizinesi zanjye ndakwiyamye muhu uranyiyamye ni musaza wawe ubyuta ese ibingibi ni ndabikora ni ndabikora panga wowe uri kumaza iki njyewe nuname nkora kwari noza amasahani uhari njyewe shida kuza nkubure ushishwa nk'amwe ari kwisiga ku ibintu ku muntu iyo bintu bizahunguka ariko mana yanjye uri umwana uri kumva warakuze warabaye umugabo ubwo se uri kubona ngenda abona umwanya wo kunama ngo ndi gukoropa ngo ndikoze amasahani uhari ni umwana ku buryo nafata umwe uhari uri nk'umushiki wanjye ndakwiyamye ukajya uranshinga niko uri kunshingaho ngo amasahani ngiki ubundi we yaturutse si ubwo bwiwe n'ubukura ko mama ntabwo afite ubwo bwiwe n'ubukura ahubwo sinzi nimba naravukanye nawe si
umuryango mvukamo ariko byo byonyine iyo mbitekereje birambabaza. umuryango uvugamo uzi uwariho umeze ute? ntabwo ari uwabibone nkawe kubyumva ntabwo ari abantu b'imiteto nkawe. Sinzi aho mwaturutse mu by'ukuri. ni wowe waturutse? Sinzi aho mwaturutse. ubwibone nk'ubwo bukore ko mama ntabwo yigeze agira ko nta n'ubwo afite noneho. Ahubwo nanjye sinzi ukuntu navukanye n'ingegera nkawe. Ingegera gusa. Unyise ingegera izi saha kunyita ingegera ndi musaza wawe? Imana sinzi, Imana nayo sinzi ibyo yakoze. Njyewe ikigoryi nta soni njyewe ngo nkorope noza amasa wamumaze iki? noneho muri make ushatse ko byose njye uzajya ubikora wowe ushyizweho ngaho unsuzugurira iki? ndi musaza wawe ukifata ukansuzugura. Yego musaza wanjye we. ariko mwabana igihe ntareye numva urusaku n'urw'iki mururu Sinowera muri kino gitondo. Si uyu muhungu wawe se? Mani nowera uziko namaze kuntuka. Nshaka kugira ngo mumbwire ikintu cyatumye musakuza kuva mu gitondo mukamutumye ntasinzira ntaryamye. Nge mba nabuze amahoro cyangwa ukuntu mubaho ubuzima bwanyu kugira ngo mumere neza mwarangiza mukabyuka mushwana musakuza. Nshaka impamvu nimwe iri gutuma musakuza. Usakuza na musaza mu buhe buryo? Byambwira ngo nifate ngo nkorope ari kubona gahunda nifitiye. Urasakuza ukihangaza mu musaza wa kuropo hari cyane. Bigeza bibaho. Ma bigeza hari se ngo ndingegera ngo ndigicucu. What? Ndigicucu. Ariko si ndifashe ko ndikumva ukigiye kuntesha umutwe ndakureza urakuze mvunitse mbarera ugeze igihe cyo guhangara musaza wawe ni uzagushingira ni uzagukosha ubu ngubu ari mu cyimbo cya papa wawe warangiza ukambwira ngo umututsi ke kimeze gute nanjye ubwanjye ntahangara kuko imutwa naramubyaye yarakoze kwigendera ubwo se mbaye mu buhe buzima ubwo ubayeho nabi bivuga ko nakureze nabi yego reba imisatsi yanjye reba inzara zanjye abandi bakobwa bambaye neza basa neza nanjye umva nkubwire sibyo reba imyaka nahereyeho murera nkambikira igishangi cy'igitepe ubu ngubu umaze gukura nsigaye nkugurira agakweto agapantaro keza agapira keza nkagusukisha ku bushobozi bwanjye mfite. Hawe usigiye kumbana sigaye nyigiraho umuntu wadanje wabaye shana kwigira wadanje ahubwo mwana imbabarira mbwira unyuza Kayitare ubushize aheruka mu rugo ibintu ubundi kusikubyo yuko nafa nagendeye mu Kigali nkagufasha ubundi ni ibiki ubundi mwari mwapfuye kiriya gicucuza ibintu cyankoreye twahuriye mu nzira nakubwiye ni hasi ariko mwana mwanyweye ibiki bose ntacyo muza mubonga ibintu oya ntacyo uri umusazi oya uri gusekana nanjye reka nkubwire njye aho kunsekera wampenera vayo hano ngwino ukamba okay ikorere isi baba ari njye ubikora oya bosi reka mbikore mbabarira mbere ufite amashuri angahe ufite amashuri angahe nyine na 3 ya secondaire vayo hano wingora niwo ngonze ntabwo ari njye ukugora witsekera ntabwo ndi guseka tujye kumvikana ubu none tujye kumvikana iki kiziba uraza kubasha kucyoga cyangwa ari njye ucyoga oya ndacyoga twagiye ujya gushyiramo amaboko yawe panda teremuka 1 2 twagiye musanga imbere nimba Kwati, alert! 1! Kwati, alert! Move! Nigutanga ndakuzi. Agenda toha! Wait! Matinya man! No!
nagunanga ndikuza n'undi munsi ujye mumenyera abantu hasi uranyanduje oya wihaguruka ujya kuri gatahano mpaka habaye imyenda uziko ese ubundi mbese wowe yawukoreye shabyihorera ariko mwana uzi ibintu yankoreye mwana mbabara uzi ko umutipe yanteye inda ariko akanyihakana ngo niko urahangaye utangiye kujya usuzugura ibyo ngukorera reba ukuntu nakubyara nkagushyira hasi nkakwambika igishange nkakurinda ugakura nkatangira kugura akajipo agapantaro reba ukuntu usigaye nkwambika byonyine ipantaro nziza agakweto keza agapira keza nkagushyiraho igisuko ku bushobozi bwanjye mwana wa uragira nzajye kwiba ubwo iki gisuko urabona ari amafaranga menshi none kuzi kumba ndi mama wawe nkaba na papa wawe uragira ngo njye kwiba ibyo kwiyakura nyakure hehe ubushobozi bwanjye uko nkora nuko nkoko uragira ngo njye kwiba bigende gute umva mama by'ubu buzima ndaburambiwe urukunyuka ndambiwe kuba ahangaha hasa gutya nta mukozi mufite urukumva inzara zanjye nterera kuzikoresha nkabura amafaranga ibisuko bikansaziraho abandi bana bambara neza ubwo se urabona ngiye ibintu nzabivamo mwana wa ibyo ni byo nkora babarira abasore benshi bafite amazu meza untesheje agaciro ndakureze ndagukujije untesheje agaciro nta kibazo umva hoji genda unkojeje isoni n'abakubaye ariko umva mugumane ibyanyu mwumvire sinzagaruka aravuze ati yicuza impamvu afite mu muryango tuza narakureze urakura wanyeretse ko afite ahandi hantu agomba kujya nanjye ndamuvumye ndi nka nyina ndakuvumye kandi tuzabaho neza humura kandi uzaba umukire ntugire ikibazo uvuze ngo nasize mpamvu wajya kumbaza ngo mbese muri iyi minsi usigaye witwara ute nyine mwani ngo yagize iki mani yaneye ako Charllote tuvuge ibintu turi seri ngo yagize iki nyine ubu ndatwite mama yake na muzara mama ngo Charllote tuvuge ibintu turi seri ngo ugize iki nyine mwana mpaka mubwiye nyine uranuza Kayitare yarambeshye akazajya amereza amafaranga urabona cyagiye twaryaga neza tukarya n'inyama mwana cyagiye nyine urabizi ko n'igihe cyageze nkagura n'agafuka k'umuceri mu rugo na kawunga ntahandi byaga bivuye nase undo uri kumbwira gutyo waruswe nyine afite akazi igihe kintu cyawe kukubaza byabaga bivuye nyine narabaguyamaye mama yake na muzara mama Kayitare uriya mutipe yari afite ibiceri ntabwo nahita nabivanye rero agakomeza mbisha ko dukundana kandi tuzanabana uriya muhungu twahuriye mu rugo nkamukorera biriya byose niwe tugaburira cya gihe kingana kuri nyine mwani erega mani yantagamye ibiceri yajyaga nambeshye ngo tuzanabana nzaba n'umugore we ntabwo nabyemera wowe ufate izina ry'Imana sha ntabwo nabyemera izina ry'Imana ntabwo nabyemera Kayitare niwe wakoze biriya bintu byose wajya ugabanya burage ntabwo nabyemera urabyemera se wabyemera iki ariko Charllote reka nkubize kuri ingo mani ntutumensega kandi urabona nyine krize turimo ndabizi irababaje kandi ndi no gutekereza uburyo bose ko umwana nzamubyara yitwa nde nkubize kuri Charllote nta n'imikino irimo njyewe ni umukobwa samana we Charllote mama kuzigira uri wenyine mama kuzigira buri kimwe cyose akima ngize mbwira ngo uratwite Charllote ni izina ry'Imana yo mu ijuru ngiyo mama yagiye ndamutse nemeye ko njyewe tubana mwahino nzu umeze gutyo izina ry'Imana yo mu ijuru byarutwo nkapfa ntabwo nakwemera ko tubana mwahino nzu yo mu rugo njye tubane mwahino nzu umeze gutya utwite oya mwana Fred ntukavuga gutya mama ko dusize turi babiri uwa gatatu turi kumujyana he none se ubundi watekereza ko by'abaguru kurya bitazaga ibiryo nese kutangira n'inama kare n'ubu njye ntabwo nakugaburiye ntabwo nagwaye buri kimwe cyose niko utumbwira ariko ngo nta kintu waye Charllote erega wari ufite akazi njye ngufate
mukoresha buri kimwe cyose Charllote mukorera buri kimwe cyose ushaka urangiza umembe gutwita Justin Yo! umva ngo no hano mubwire Mani indege zose mwariye mwaziriye mwenyine. aya Dore indege zose mwariye mukansigira akadege kamwe walani. Nawe usigaye umfata nabi wana direkana ibintu nk'ibyo. Justin nawe ntabwo usigaye inshuti yanyu Iki si? amabanga Ayahe mabanga se? yambwiye ko watandukanye na Shirwa Shiriwani. Uwo Charllote? Charllote nyine Mbabarira basi. Charllote ntago mukunda mani. Uzi ibintu ariko yambwiye? Uzi ibintu yambwiye? Gumva. Ngo mu rutoki ngo rema amakoma menshi ngo na n'indege yanjye ndayitanga. Ngo mu rutoki ngo rema amakoma menshi ngo nta kintu twavugana. Justin ntukagire ibintu mwanyuzemo kureba ibyiza Ibihe byiza se. Uzi ibitutsi yanutse. ibyo bibi reka tubireke bazi sengo Uriya musista yarambabaje mu buzima. Ibaze njyewe nagiye kumusura mpageze nsanga ari kumwe n'undi mutipe agatipe k'amafuti arambwira ngo barazi ngo urambabaje umva ngo mu rutoki ngo arimo ngo amakoma menshi ngo waruzi ngo urambabaje oya uriya mukobwa ari no guteganya kuzogusaba imbabazi unsaba imbabazi Justin uriya mukobwa aragukunda cyane are you sure akamunda yes I'm sure reba mama aramukunda noneho ndabizi reba ukuntu tumukunda ndabizi ni umukobwa ugira ikinyabupfura wubaha buri umwe aha sister subiza ko turi inshuti ndabizi ngaho ngira inama njye nkubwira inama hano hanze nta mukobwa wari ufite ikinyabupfura nk'icyawe uriya urukumva nta mukobwa wubaha nyirabukwe nka kuri reba urukundo yagukunze n'imyaka mwari mumaranye akantu kamwe kabatandukanye ariko nawe wibaze kugira ngo ube ufite sheri ujye kumureba usanga ari kumwe n'undi mutipe baricarana ngewe ukuntu yabinsobanurira uzi amagambo yambwiye basi ayo magambo yashyire ku ruhande reba imyaka 3 yose mwari murangije mukundana umunsi umwe ikintu kibaye rimwe kirabatandukanye Justin nawe tekereza kabiri nukuri mvuga aragukunda pe ngiye Charllote ndamukunda nta nubwo mwanga ndamukunda birenze nuko wabitekereza yes ariko uzigira icyo cy'imbabaza nukuntu ajya ngeranye ndudutipe tw'amafuti nese yakubwiye ko umuhungu ari sheri we cyangwa akubwiye ko nta yakubwiye uzi amagambo yambwiye basi ngo mu wehe ari kwigira gutya nukuri pe gerageza uramuko yanambye kagiye kuza no kugusaba ngereka nze nkubwiza ukuri sinkubesha uramusista niyemera akaza nyine akansaba imbabazi nkabibona ko kuko yahindutse yerekanye na kari akabwa wallahi nzamubabarira yes ahubwo yambwiye pe ngafite gahunda yo kuza gusaba imbabazi ibyo wowe kubimbwira ni uburenganzira bwawe ariko natazaga mbwire ngo mbabarira nyine nanjye mbibone ko nanjye kuko nkwiriye gusabwa imbabazi murena yirangegera ingaraguye mu mazi izina ry'Imana ifate injira mu mazi sha izina ry'Imana ndabijya bitanahiye kugira wumve neza nowera igihe wanyabirije ndangi kukwabiza mama yake na muzara mama sha iki kibazo nowe ndebe ibintu n'izina ry'Imana ntabwo urabyemeye utewe n'ibyahe ko natetse ngo urye kutariye karya umuriro ngo ndakarya iki nyuma y'ibyo ibi ni byo urukumbwira ngiye ngo ndye ase ninde ukuzanye dawe mama ndagarutse nari narahabye naraheze ishyanga nari narapfuye none ndazuka natwawe n'ibyisi ntibyansiga none ubu ndahumeka insigana
narabwiwe nanga kumva nishinze iby'isi mbyita ibyiza nabyitwayemo uko nshaka nariye kandi naranyoye nibagije ko ndi gukurikirana ibyansize ese ko imitsi ari imitindi ikaba ibyara itanahatse